leta ya Kongo yarabashotoye hari igidashotoye se itese ndavuga nk'uko umukuru w'igihugu yabivuze hari igihe kizagera intambara ikaba ibitero by'umutwe wa M23 byatewe n'umwanzuro wa leta ya Kongo hano mwahaye ishingiro ryo gutera Amerika irasaba u Rwanda kuvana iyo misile zo guhanura indege no kureka gufasha M23 noneho menya impamvu y'inyandiko yanyu ingana iki impapuro nyinshi ni iyihe nuko Amerika isa nkaho yagize abatagatifu FDLR uherereye mu bice bigoye ufite inkuru ariko kwituzezo biragoye tera inkunga mama urwa Gasabo tubashe kugera mu turere twose tw'igihugu inkuru zanyu ntizigasazire mu nzira nimero yacu inyuzwaho inkunga ni 079 190 33 51 ku bushobozi bwawe bwose uhereye ku giceri cy'ijana tera inkunga mama urwa Gasabo. Reka tubahe ikaze inshuti bakunze ibiganiro byacu by'umwihariko ikiganiro ku Karubanda. Nanone kuri uyu munsi dusubiye mu biro by'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda wungirije bwana Ale Mukurarinda kugira ngo tuganire kuri bimwe mu bigaragara muri iyi minsi by'umwihariko kubijyanye n'umutekano wo mu karere. Ariko tutaribure guca ku murongo ku itangazo ryasohowe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda ndetse no ku mvugo zitandukanye mu bihe bitandukanye muri iyi minsi zagiye zumvikana ku mubano uri hagati y'u Rwanda na Kongo ndetse tutari bwirengagize n'ibyavugiwe Addis Ababa mu nama y'abakuru b'ibihugu iherutse kuba muri iki cyumweru turangije. Reka tuguhe ikaze. Murakoze cyane. Ndizera ko ntibaruherutse reka nimerutse se nakubonye Ascovia duherukana hani Burundi bafunze umupaka eguko mugeze ntago barawufungura mwese hacu surafunze uretse ko nyine ushatse gucura usanga kujya hafunze hari uburyo murimo kubasaba se ko bafungura oya ntabyo tubasaba rwose ariko twiteguye kuba twabiganiraho kuko n'ubundi bajya kufunga byari mu biganiro n'ubundi mbere yo kufunga bashobora kuvuga batari ko bya bintu twumvikanyeho ko mutabize mu bikorwa habaye iki bakabibaza ku mugaragaro bati ko twari twumvise bavugaga yuko ngo nkurikije ibyo abayobozi batandukanye baravuze bati aho twari tugeze twumvaga ko abantu bagiye kuza ejo cyangwa ejo bundi baza mu ndege baza mu modoka babazana i Bujumbura cyangwa babageza ku mupaka tukajya kubatwara tuti naho twari tugeze tubona ntibibaye none se ko mwari mu biganiro nkuko banabyivugiye kuki batavuze batari ko twari twabyumvaga gutya bite ko bataje ndanibuka yuko umukuru w'umugambwe nyuma y'ijambo ry'umukuru w'igihugu yavuze ati naganiraga na FPR nk'ishyaka ejo nzababaza byagenze gute aho kugira ngo ejo bihangane bababaze twumva umupaka barufunze ariko u Rwanda rwo nkuko rusanzwe umurongo n'umwe niba abantu baganiraga niba abantu bari mu mishyikirano rurategereje yuko niba hari n'ikibazo cyaza kitajya gukemurirwa mu itangazamakuru ahubwo gikomereza muri ibyo biganiro kuba mutasaba ngo bafungure nuko mudakeneye kujyayo turabikeneye kuki mudasaba se wowe ntago ari ngombwa buri gihe gusaba turasaba sara amakosa twakoze ntabwo navuze gusaba imbabazi navuze turasaba se nyine nitwe twafunze ni nayo mpamvu mwagomba gusaba none se ko hari inzira byaganirirwamo kucyo bayivuyemo mwagiye kubabaza impamvu bavuyemo ntabyo tuzajya kubabaza nuko mutabakeneye twebwe turahari ntago ari uko tutabakeneye ibyo bintu byumvikane kuko gufunga umupaka n'u Rwanda rwabivuze mu itangazo rwashyize hanze no kubangamira urujya n'uruza rw'abaturage cyane cyane n'abaturage bari hariya ni no kubangamira umubano w'ibihugu byombi ni ukubangamira amasezerano twashyizeho umukono muri aka karere uko asaba ko ibihugu bibana hari inzira zo kubikora n'ubwa mbere se bawufunga ubwa mbere se bwose nese bo bari bawufunze nanone igihe wamaraga igihe ufunze igihe bawufunguraga se umaze igihe ufunze nibo bari bateye intambwe yo kutangira gufungura ibyo gutera intambwe tuzabikorera ikiganiro tumenye ateye intambwe nduva atari cyo cy'ingenzi no ku mupaka wafungurwa kandi nk'uko mbivuze hari ibiganiro sibyo kuki uva mu biganiro utanavuze uti no muri bya biganiro nabajije iki kibazo kukijyanye n'akarere nibura East Africa yo yarabajije impamvu yabikoze ibaza abarundi ntabyo yatubwiye ubwo wenda twazanabaza mwe mwabarije utubariza hehe muri East Africa nk'umunyamuryango none bayifunze nka East Africa ko bafunze nk'u Rwanda n'u Burundi
ubu wagiye kuzanamo bo bashobora kuba bavuze ngo hari amasezerano hagati y'ibi bihugu ko mwumvikanye mu bana hari nandi hari na CPGR hari n'indi miryango ntabwo buri muryango hari na ushatse bavugana n'umuryango wunze ubumwe bwa Afurika naho wavuga hose se ntiduhuriramo mwarabajije ikibanza gikemurwe ese ku cyumva Rwanda ryo kubaza kandi natanye nkubwira ko ntabwo numva rega nuko ari mwe ndimo mbaza kuki usubaza kandi hari twafunze umupaka iki kiganiro cyo tugiye kuvugaho hari akanyuzemo twibutsaga abantu ubwo duheruka yego bwana Alain mbere yuko nza kuvuga kuri iri tangazo u Rwanda ku mpamvu zarwo z'umutekano mwanditse ngo icyo u Rwanda ruvuga ku ngamba zarwo z'umutekano yego katubanze kuri iki umutekano w'u Rwanda urageraniwe umutekano w'u Rwanda umeze neza ugeraniwe nande kumwanditse se hano mukavuga ngo ingamba kuvuga ingamba ku mutekano no kuvuga ko byacitse cyangwa umuntu ageraniwe rego ngo umuntu azajya yifatira ingamba zo gukora neza uvuga ngo iyo umuntu bavuga ko bagiye kuvuga ku mutekano bagira ngo bamenyeshe abanyarwanda uko ibintu bihagaze simwe mukunda kuvuga ngo u Rwanda rukora iki kuri ibi bibazo u Rwanda rwavuze iki none ruravuze rurababwiye ngo kuki muri kuvuga ubuze urumva utarimo kwivuguruza noneho uya ngenda baza rega ndangusubije nyine kuvuga ku ngamba runaka ejo ndivuga ku ngamba zo gutera igiti uzumva ari ikibazo nituvuga niba byari bihari byariwe n'umuswa byariwe n'umuswa cyangwa bidahagije aha nanjye nicyo mbaza umutekano wa hano wariwe n'iki nta cyawuriye urabizi kandi iyo uba wariwe ntabwo buri hano wenda ushobora kudahungabana uhereye muri iyi nzu uje ububa ushobora kutahereye muri iyi nzu uje ububa reka tujye kuri iri tangazo hano igika cyaryo cya mbere yego nakigizeho amatsiko u Rwanda ruhangayikishijwe bikomeye n'imyitwarire ya guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje kwirengagiza amasezerano ya Rwanda Nairobi ndetse n'imyitwarire ntibindeba ikomeje kugaragazwa n'umuryango mpuzamahanga ku bikorwa by'ubushotoranyi bya leta ya Kongo aha nibajije leta ya Kongo yarabashotoye hari igidashotoye se itese ntabwo ari wazaga hano uza kumbaza ngo barasha hano ntabwo ari ubushotoranyi ntabwo mutarisohoye icyo gihe mukarisohora uyu mwaka none se hari 2021 niba atari na kabiri nakubwiye yuko idakorera ku karubanda buri gihe iyo bibaye ngombwa ivuga iyo bibaye ngombwa yandika iyo bibaye ngombwa ntabwo ari buri kanya nk'uko guverinoma hakurya ibigenza uyu munsi ugarutse kuri iyi nteruro usomye niba tubwire yaba ari abo muri East Africa yaba ari ubu ndavuga buri gihugu yaba ari guverinoma ya Kongo nayo iri muri East Africa yaba ari umuryango mpuzamahanga yaba ari umuryango wa Afurika yunze ubumwe kuko aya masezerano ya Rwanda bavuga yashyizweho umukono aya Nairobi yashyizweho umukono nabo bahugu bo muri ako karere umuryango wunze ubumwe wa Afurika ubizi ibyo muri aka karere babizi banabishyigikiye umuryango w'abibumbye ubizi ubishyigikiye ese uyu munsi ku mugaragaro aya masezerano yavuyeho yateshejwe agaciro ko mwemeye inzira narabikubwiye inshuro zose waje hano Kongo yasinye ariko irashaka intambara utari ku mukuru rinda uvuga gute ko bashaka intambara ntibavuye gusinya Nairobi ntibavuye gusinya i Rwanda ntinyamara barashaka intambara ntirebe ibyo bavuze bageze Kinshasa nubwo basinye uracyabishidikanya hose mwe ndabishidikanya kuko ntabwo buretse gatoya rero buretse gato ngiye wumva ibyo nkubwira rero ntabwo mbishidikanya kuko bahamagaje babahaye ingabo ziturutse muri aya masezerano barazirukana zari zifite ibyo zigiye gukora bishingiye kuri aya masezerano zatangiye kubikora kubishyira mu bikorwa barazirukana bahamagaze ziza kurwana kandi ziza zibivuga ko zije kurwana Kongo rero iri mu nzira y'intambara ese nubwo mugiye mu nzira y'intambara mwebwe Kongo mwebwe mwamahanga mwe mwari mushyigikiye amasezerano aya masezerano yateshejwe agaciro tubimenye ese igihe abanyakuru b'ibihugu bajyaga Nairobi igihe abakuru b'ibihugu bajyaga Rwanda igihe bajyaga buretse gato umuryango wa East Africa kuba wakoze birakuraho sadeke nayo gukora buretse gato igihe bajyaga i Bujumbura bavayo abakuru b'ingabo bose bakajya aho ngaho bavuye bakemeza nuko bigomba gukorwa guverinoma ya Kongo ikabishyiramo ibiti kugira ngo ibihato kugira ngo ayo masezerano adashyirwa mu bikorwa aho icyo gihe bataga igihe byateshejwe agaciro u Rwanda rero niba ari ibyo bidasobanutse rugomba
kubibaza ikibazo rubajije ni cyera mu ndakubaza kuba East Africa yateranye igafata iyo myanzuro yasinywe birakuraho kundi muryango nka SADC nawe ukora barateranye nabo bafata icyemezo cyo kohereza ingabo cyo kurwana yego yes noneho rero ayandi yarariho yavuyeho kuko yo yashakaga igisubizo mu nzira z'amahoro mu nzira z'ibiganiro kandi yatangiye gukora none se East Africa yijya kujyayo ntuza ntiyari iriyo MONUSCO yo ntiyagiye kugarura amahoro MONUSCO bayisanzeyo none se East Africa yo ko yagiye MONUSCO itasohotse ni nako SADC yagiye SADC yagiye nkuko abandi bagiye bo muri East Africa buri umwe yahisemo inzira yo kugenda ariko bose baragenda kubumvikana SADC irimo ibihugu bingahe bitatu hagiye 10 bingahe hanyuma muri East Africa hari uretse u Rwanda bari bavuze ko badashaka Tanzania ntangabo yatanze uretse u Rwanda muri komandoma barimo ni ukuvuga ngo rero kandi icyo kibazo ubaza nta wavuze ko SADC itagiye itagomba kujyayo ariko se kubihiritse hejuru y'ibindi bitanagaragaje utanagaragaza yuko byananiwe gukora uretse ko waje ukabibangamira ku mugaragaro ugahamagarira abaturage kubatera amabuye kubirukana namo ntago ari abantu niba abantu biyemeje kuguha ubufasha wabisinye nawe ubishyiraho umukono ko wemeye ko baza kuguha ubufasha uraje ubashyize ku gatunambwene warangije urabirukanye kukize wumva ko bagomba kuguma hano ubundi muri aka karere kuki ari mwe mwatatse twatatse gute musa nkaho muburana amasezerano ya Rwanda na Nairobi kurusha ibindi bihugu kubera iki se wumva kubera icyo ngicyo nahoze mvuga mu kanya buretse gato urirukanswa n'iki mwasuzumye ko atawubahirijwe buretse gato urirukanswa n'iki uyu munsi nongere mbigarukeho nicyo ndagisubiza iyo nta kintu bavuze mukora iki muvuga iki iyo bagize icyo bavuga noneho n'ugutaka nyine ndabaza ko cyari bibanze bisobanuke ntago u Rwanda ruri gutaka rurimo rukora iki rurimo ratangaza ibiba kandi rukabitangira umugabo kumugaragaro na buretse gato ariko ko ari cyo cyakuzanye hano tutari bivuga Burundi ko tutari bivuga ibya Kongo niba wasomye ruributsa yuko ibi bibazo byo muri kariya karere binabangamira umutekano wabyo w'uru Rwanda niba nta kindi gihugu kibangamiwe mu mutekano wacyo kucyumva kigomba kujya kuvuga byanditsemo hano mu itangazo iki kibazo duhora tubabwira dusubiyemo 2 3 4 5 7 kinabangamira umutekano w'u Rwanda ejo niba hari ingamba runaka twafashe duje mu bikorwa ntazagere uvuga ko atabwiwe ntabwo ari ugutaka rero ingamba nari buzigereho hari icyo wigeze kuvuga ngo SADC na Congo bemeye kujya mu nzira y'intambara yes oya bari mu nzira y'intambara aha kandi hano muravuga muri iki gikangira ngo cya kabiri ko u Rwanda rubangamiwe nyine rubura umutekano nkuko nawe ubisubiyemo none yego namwe murajya mu ntambara kugira ngo mugarure umutekano ariko umukuru w'igihugu yasobanuye neza igihe abantu bagera mu ntambara wowe uravuga ngo iki ndavuga nkuko umukuru w'igihugu yabivuze hari igihe kizagera intambara ikaba hazaba habaye iki oya hari igihe kizagera intambara ikaba igihe ntago kiragera hanyuma iri tangazo murateguza ko icyo gihe kiri oya ibyo se umukuru w'igihugu yabivuze mbere y'iri tangazo ntiyabivuze mbere y'iri tangazo kandi yanabivuze rimwe none mutanze tangazo nongere nabisubira mu magambo ye nta igihe azabona yuko umutekano w'abaturage b'iki gihugu n'iki gihugu bwacyo yaranavuze ati nakagaho bwacyo nini ko yavuze nta wazasaba rushya kugira ngo ajye kubungabunga uko gutanga abagabo se ariko ntabwo gutanga abagabo ni ugukora ikibi ni ukumenyesha abanyarwanda mbere na mbere nabo bireba uyu munsi ibintu bihagaze bite kuko rimwe na rimwe mujya mwibaza ngo u Rwanda rukora iki hakozwe iki ni iki kitubahirijwe ni iki kitumvikanye ni iki kitavuzwe uko kigomba kuvuga wivuga ngo rero kuba byavuzwe ngo batatse bagize ubwoba bahogopye bahutswe kandi nkuko mbihora mbivuga si ngombwa ko bihora bivugwa buri gihe ariko sina ngombwa ko buri gihe abantu baceceka kugeza igihe abaturage batangira kwibaza ariko ko twumva ibi ngibi ku mbuga nkoranyambaga ko twumva ibi ngibi ku maradiyo mpuzamahanga ibyo byose hano abanyarwanda barabyumva ko ntacyo guverinoma yacu itubwira iyo dutinze gato muri bati muracecetse batangaje rero sizi impamvu abantu bafata ingamba cyangwa se bakafata icyemezo cyo gutangaza ukaza ubyita ukundi
hano ku gika cya gatatu muri iri tangazo ndashaka kwibaza impamvu nyango rifite imbere yawe mu biganiro byacu byatambutse twari twabisomeye abantu aha ariko birasa nkaho nasomyemo ibintu bireka nsome hano wenda ibitero by'umutwe wa M23 byo mu minsi yashize byatewe n'umwanzuro wa leta ya Kongo wo kwirukana ku butaka bwawo ingabo za Afurika y'Uburasirazuba mu kuboza 2023. Aha murasa nkaho murimo guhishingira impamvu ya M23. Oya turasa nkaho nta nubwo dusa nkaho. Muri murayihishingira uko byagenze. Niwe waje hano. Ndanabyibuka. Tuvuga kuri iki kintu ingabo zirimo ziteshwa umutwe zigenda. Ninde wahagurutse agatera undi? Hano mwanditse ngo zari zifite ishingiro. Ninde zo kureberera Scovia. Ninde wahagurutse agatera undi ko wayisubije twicaye hano? Mbwire nyine. Oya ni wabyivugiye icyo gihe ujye gusubira mu kiganiro cyawe. Ni ingabo za East Africa zirimo zirukanwa cyangwa zimaze kwirukanwa. Ninde wahagurutse agatera undi? Ninde wahamagaje abasirikare zo kumufasha kugira ngo ajye gutera undi? Ni M23 cyangwa ni guverinoma ya Kongo? Tubwira abadukurikiye ninde? Oya warabivuze ninde wabivuze? Niba utabyibuka uri kubyirengagiza. Mbikwibutse Bwana Alege sindi busubize ko hano naje kubaza. Nanjye rero ntabwo ngusubize rimwe na rimwe iyo mu kubaza. Ubu ngubu ibyo bigomba guhinduka. Dusoza ikiganiro? Niba ubishaka. Uyegeye naje kukubaza. Bigomba guhinduka kuko ibintu byo gufata akantu kamwe buri gihe mu bintu rusange nibyo bituma iki kibazo kidakemuka. Nibyo bituma iki kibazo kidakemuka. Ingabo za Kongo nizo reka mbivuga ko twabiganiriyeho. Nizo zubuye ibitero. Kandi twari tumaze igihe tubivuga ko Kongo ikigamije ari ukurwana. Igize Imana icyo yifuzaga kigezweho cyuko ingabo za East Africa zihavuye zegura intwaro zataka. Uribuka nanakwibutse uvuga ngo hari ahabaye imihango yo gusubiza East Africa umuhuza ibirindiro M23 yaravuyemo. Uti none abo babihaye ingabo za Kongo. Ntabwo iki kiganiro tukigira hano. Ingabo za Kongo nizo zubuye imirwano. Reka bari budukurikira umunsi ntago bakurikiye icyo cyabana. Ntacyo uza no kubibutsa. None zubuye imirwano. Abo bateye. Abo baterwaga abo ba M23 batewe bari banashyize mu bikorwa bimwe na bimwe ariyo mpamvu no mutwe nako n'umuhuza ari yahuye nabo si rimwe si kabiri bahuye nabo. Ariyo mpamvu hari habaye imihango yo kugaragaza ku mugaragaro ko aho bari barafashe bahasubije umuryango wa East Africa nkuko byari muri amasezerano ya Nairobi na Rwanda twahereyeho. Baratewe bararwana. Wivuga ngo Rwanda rugiye kuba ruravuga uko ibintu byagenze. Niba hari amakuru ufite yuko aribo bateye nawe yavuga tukabisobanurira abanyarwanda. Jewe ntabwo ndi buvuga uwateye cyangwa utatewe kuko iyo M23 ivuze ko yatewe ntangaza ko yatewe, iyo FARDC ivuze ko yatewe ntangaza ko yatewe, iyo u Rwanda rwavuze ko ruhishingiro impamvu ya M23 hano muri iki gika cyanyu nabyo ndabivuga. Ahubwo jewe icyo ndi mumbaza kuba ibihugu bitandukanye birimo na Kongo bishobora kubarega uyu munsi kuba mukorana na M23 mwitangaza ryanyu mu gika cyanyu cya gatatu mukaba murimo guhishingira impamvu y'intambara ya M23. Abantu baraza kubitandukanya bate niba mutayishyigikiye? Nibyo byanditse ko z'u Rwanda rushyigikiye M23. Ndasoma hano ibitero by'umutwe wa M23 byo mu minsi ishize byatewe n'umwanzuro wa leta ya Kongo. Hano mwahaye ishingiro ryo gutera byatewe nuko oya nta cyakene butatsi nyarwanda kimfashe kimfashe ikintu cya uvuze ko cyatewe nuko urimo uratanga impamvu nyine yatumye urimo urasobanura icyabiteye ntabwo urimo utanga impamvu urimo urasobanura icyabiteye. Yes kuba none hari mwe musobanura impamvu za M23 none se niba nibyo nkubwira nyine niba u Rwanda rwo rugiye gusobanura ntacyo risiga ku ruhande ntabwo ruca ku ruhande rukurikije inyungu zimwe na zimwe ngo rureke ibindi. Niyo mpamvu wenda niko wabyumvaga cyangwa se wabyumva nawe cyangwa urabariza n'abandi sicyo bashatse kuvuga yuko kuba bavuze uko ibintu byagenze uko icyabiteye uko impamvu sibyo ari uko bari bo bashyigikiye ari uko ari bo bakorana. Ubu se uyu munsi ku Rwanda ruvuza kamo ku bantu bari kwicwa hariya bazira ubwoko bazira uko bavutse nuko rushyigikiye M23
nanjye nicyo nibaza nkeka kari mpamvu niba ariyo uko ubyumva uribeshya. U Rwanda rufite inshingano n'ibindi bihugu byose nk'uko raporo buretse gato nk'uko raporo none se ngo kuki ari twe turangurura turabuzwa n'igize ntibigira ingaruka ku mutekano w'u Rwanda. Uyu munsi kuva intambara yatangira ejo bundi hamaze guhunga abantu bangahe 13,000 bahungira he? Ntibari hano mu Rwanda, ntibaze basanga abandi 100,000 se. Fata icyo cyonyine izo mpunzi 113 bari hano barya iki? Nimwe muzitunze none nkunze kuhisubibaza biga iki? Bavurwa nande? Naruni oya na guverinoma y'u Rwanda. Ubutaka batuye hose bwose ubwacu bose nta munyarwanda warukiye kubukoresha muri iki gihe. Bigira ingaruka ku mutekano w'u Rwanda. Mbyongere mbisubiremo, biranditsemo hano. Ntongere rwose kwirirwa ubaza ngo impamvu kubera icyazwe tuvuga bitugeraho ingaruka. Turabaturanyi twabishaka tutabishaka, ibi bihugu birafatanye ntibizigera bitandukana. Uko bigira ingaruka hakurya iyo habaye ikibazo ni nako bigira ingaruka hakuno. Nta mpamvu rero u Rwanda rutavuga. None biba runavuze ruti ibiba hano bigira umutekano, rwarabisobanuye n'impamvu nushaka tuza kongera kubisubiramo impamvu bigira ingaruka ku mutekano w'u Rwanda. Ni kuki se rutavuga? Abandi niko twavuze, n'abandi batavuga nta ngaruka bifite ku mutekano wabo nta kibazo, ariko u Rwanda ntabwo ruzaciceka kandi iyo ingaruka ruzigaragaza. Hano ngira ngo naringiye kwibaza ku bwinshi bw'impunzi bayo gisubiza kiri mu gika cyacu cya 4 wenda icyo reka tugisimbuke. Ndaza kugaruka ku bijyanye ibibangamiye umutekano mu Rwanda kubera ibyo bibazo byose, kandi u Rwanda ntirwahwemye kugaragaza aho ruhagaze ku kibazo cya M23. Muhagaze wabisomye byose ko byanditse hose, nubona muhagaze bisome byanditse Scovia ko kigomba gukemurwa binyuze mu nzira za politiki. Kuki muvugira M23? Ntago ari twe tuvugira M23, ibyo bintu byemejwe n'ibihugu byo muri East Africa bishyirwa no mu bikorwa. Ingabo za East Africa barazirukana. Buretse gatoya barangije bari banavuze ko badashaka ingabo z'u Rwanda. Narakubwiye icyo gihe tubiganira, ariko urimo urabikoraho nkana nakubonye ngo niba koko ari cyo cyakemura ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo, ingabo z'u Rwanda ntizizagiyeyo nk'uko babyifuza. Ntabwo zagiyeyo, ubu se cyarakemutse. None se abandi ko icyari ikibazo zari ingabo z'u Rwanda, abandi bo babahoye iki? Bashobora kuba baragezeyo bakaba baganga. Bivuze ngo nk'uko nabikubwiye icyo gendo ngera mbikwibutse, byari byanyura rureshwa babishyiraho umukono. Icyo bari bashatse, icyo bari bagamije ni intambara. Ahubwo birantangaza kubona utabaza uti kuki bashaka intambara, uretse kubimbajije wenda igisubizo rakizi nabwo nejya kubaza impamvu nyine bashaka intambara. Aha ngaha rero ko igomba gukemurwa mu nzira y'amahoro, n'u Rwanda ruracyabisubiramo. Iki kibazo kimaze imyaka 10 duhereye gusa igihe M23 yatsindwaga, kuko cyatanagiye mbere yaho irarenze. None se ko batsinzwe bagakwira imishwaro, bamwe bakajya Uganda abandi bakazana mu Rwanda, kuki nyuma y'imyaka 10 cyongeye kikagaruka? Ese kuki nta na rimwe guverinoma ya Kongo twari twumva ijya ku Rwanda ko ari hihora ivuga iti dore ikibazo aba bakongomani bavuga ikinyarwanda bafite, dore twaracyakiriye twaracyumvise, turababwira tukiganirira hanaha iki gihe niki? Buretse gato barananiranye. None aba banyagwa nta kindi cyabashobora ni intambara, ko nta nemwe twumva babivuga. Impamvu yo kutaganira nabo irazwi kuri leta ya Kongo ni iyihe? Ivuga ko atari M23 ahubwo ari u Rwanda rwambaye M23. Igihe se yaganiraga nabo bari bo bonyine. Buretse gato ngusobanurire kubona buri murabivanga. Igihe abahungiye hano abona kubwiraga bamaze kubuza bakabambura intwaro bakabashyira hakurya y'umupaka mu birometero 150 bakikuramo bahagariye, u Rwanda rukabebera umuhuza, Kongo ikabyemera, kugeza igihe babahagariye bagiye muri Kongo kuganira na guverinoma ya Kongo, bakamara amezi 3-5 kugeza ku 9 babuze umuntu bakira, bakarinda bagaruka. Kongo yari yakiriye abandi, yari yakira abanyarwanda, hari visa batse kugira ngo bajyeyo. Sabanye Kongo bagiyeyo. Hanyuma se byaje kugenda bite? Tuzakora ikiganiro se tugaragaze M23 se yavutse iryo zina ryonyine, nimusobanurira abantu ko ryavutse.
si ibiganiro bari baganiriye, si amasezerano bari bashyizeho kuri iyo tariki ya 23 bari batangiye gushyira mu bikorwa bavanga ingabo, Kongo ikaza kubihindura igatangira no kwicamo bamwe, abandi bakongera bati niba ari ibyo ngibyo turagiye, bafata iryo zina, ibyo ngibyo mugira ngo umunsi mutazabisobanura, n'abandi bakabyirengagiza, n'abashinzwe kwifataho imyanzuro bakabyirengagiza, n'abanyiri ubwite Kongo ikabyirengagiza, iyi ntambara ntizarangira. Igika gisa nkaho kiri ku rupapuro rwa mbere gisoza kiravuga ngo abayobozi ba leta n'aba gisirikare muri Kongo harimo na Perezida Felix Antoine Tshisekedi nyine ubwe ntibahwemye gutangaza ku mugaragaro icyifuzo cyabo cyo gutera u Rwanda, bagahindura ubuyobozi bakoresheje imbaraga. U Rwanda ntirushobora kujenjekera aya magambo, ari nayo mpamvu twashyize imbaraga mu mutekano warwo. Uza ahantu utandukaniye n'abandi nibura nayo waje uhonda ku Rwanda na M23, ariko nibura n'izindi mpamvu wowe uzigezeho, abandi bagarukira hariya bagashyushya. Wimpa ruswa yo kugira ngo ugarukire ahanda cyakomeje. Nta ruswa nguhaye, ndagira ngo nkwereke wowe buretse Scovia, ndagira ngo nkwereke ko ibintu biteye. Reka nyine si ikibazo cyanjye hano gato, oya n'abatwumva babyumve, ndanabigushimiye, nushaka ubifate nka ruswa cyangwa ntubyakire, nangwa nawe wavuze umurongo ku wundi, abandi baza bafasha akantu kamwe. Bureka nguhe urugero, bumpa yari amazi mbe nyangwa ndabona nako ji inkurikijeho ikiganiro kigeze sinashobora amazi, zana bintu bifasha intera. Hari niba wibuka neza muri kino cyumweru cyashize, mu mpera z'iki cyumweru hari turaza kubigeraho ku by'abanyamerika, turaza kubigeraho. Nahereye ku itangazo ntugire ngo ndataha ntageze muri Amerika. Wowe nabibonye turahagera, niyo mpamvu urumva buretse gato kugira ngo iki kintu tukigarukeho. Ndabizi neza ko iryo tangazo cyangwa se imvugo zo muyobozi warazumvise. Ikinyamakuru mpuzamahanga gikomeye ku isi cyaranditse ngo Amerika irasaba u Rwanda kuvana iyo misile zo guhanura indege no kureka gufasha M23. Barakomeza, Amerika isaba n'umutwe wa M23 guhagarika imirwano aka kanya no kuva mu birindiro byawo mu nkengero za Sake na Goma mu burasirazuba bw'igihugu. Uwo ni umutwe w'inkuru bagiye kuvuga. Dufata urugero rw'umuntu wihuta agasoma uriya mutwe, ashobora kutirirwa asoma inkuru, yumvise ninde uvugwa, ninde uvuga, ninde usaba. Inkuru yarangiriyemo hariya. Aha, inkuru yarangiriyemo hariya. Niyo mpamvu ndavuze nti wewe wakoze kubona ugenda umurongo ku wundi. Iyo usomye iriya nkuru, igice cya mbere kirarangira, Amerika none kagira ibyisaba guverinoma ya Kongo na FDLR. Wambwira impamvu uretse ko wamugane uba baje kubaza 99.9% bandika inkuru kuriya bagasiga umunyamakuru ahitamo igikari. Ngibyo rero niyo mpamvu nankubwe nti nangwa nawe uragenda ku murongo wose, ariko nyine noho n'abaturage babyumva batkumva nona ko burya kenshi cyangwa hafi y'inshuro zose inkuru bazicamo kabiri, raporo bazicamo kabiri, ibiganiro babicamo kabiri bakurikije inyungu bakurikije. Reka dukomeze. Iki gika cyanjye cya nyuma nari maze kugisoma ngira ngo wowe urakizi, kansome aho nagisoreje. U Rwanda ntirushobora kujenjekera aya magambo, ari nayo mpamvu rushyize imbaraga mu mutekano warwo. Ntago rero wahoze uvuga ngo kuki u Rwanda ruvuga ibyo bivugaga kuri M23, noneho tugize aho tugera hatari M23, ni naho nakubwiraga ntabandi bo ntibahagera. Ntago ushobora kujenjekera amagambo y'abakuru b'ibihugu babiri bigamba biyemeza guhirika ubutegetsi bwo mu Rwanda. Buretse gato bakoresheje uburyo bwari bwo bwose harimo n'intambara. Urabyumva? Ibyo ngibyo rero ntabwo u Rwanda rubijenjekera. Hari igihe mwabibajije inshuro nyinshi u Rwanda ruvuga, ndanabyibuka narakubwiye nti amagambo avugwa na Perezida wa Repubulika nubwo atari imvugo zikuye umukuru w'igihugu, yaba ari umukandida yaba atari umukandida, kuko ubu Burundi babivuga ntiyari umukandida, ntabwo ugomba kuvuga ngo ni amagambo ari mu kirere bitewe n'uwo yavuze uwo ari we. Iyo avuzwe gutyo rero baretse gato wari urajya kurerega naho turahagera, kuko niho wasoreje. Ni no kuvuga ngo ko mwirwa
muri iyo miryango mpuzamahanga, muri uwo muryango w'ibihugu communauté internationale, ni gute umukuru w'igihugu w'ikindi gihugu afatanya n'umukuru w'ikindi gihugu by'ibituranyi bakavuga ku mugaragaro ko bashyigikiye cyangwa bazashyigikira uzahirika ubutegetsi mu kindi gihugu iyo babangamiye mukaruca mukarumira bande? navuze urarangaye, ariko navuze abangaba bari kubwirwa mukaruca mukarumira. Nibura biranditse, u Rwanda rubishyize no mu mpapuro no mu nyandiko. Nta kintu mubivuga mwe nk'umuryango mpuzamahanga, muzi kuvuga ku bindi gusa. Noneho bakababwira bati twebwe nk'u Rwanda, none kubivuga ku mugaragaro binandikwe tunabibandikire. Ntabwo u Rwanda ruzabijenjekera kuko biri mu bimwe bigize n'umutekano warwo. Ruzafata ingamba zikwiye kugira ngo ibyo bintu bitaba. Nubwo tubiheruka tubiganira cyangwa n'abagenzi bawe nabwe nti ikiza kinarimo nuko banabivuga mbere bakanabivuga ku mugaragaro. Iki gika kisoza kigira kiti harimo ingamba zo guteza imbere ubwirinzi bw'ikirere cy'u Rwanda. Yego. Mufite za mbunda zisama ibisasu? Hari ingamba zo kurinda ikirere cy'u Rwanda, kandi ndumva atari ubwa mbere mbikubwiye. Nakubwiye ko niba dufashe imyaka ingahe 5 6 7 8 abarataga za drone ko baguze drone zirasa, nabakubwiye ko twabatanze n'izitwara amaraso. Ntago wagira izitwara amaraso gusa. Ikirere cy'u Rwanda no gucungira hafi ibikorwa bya gisirikare byo mu kirere ku rundi ruhande. Oya, urimo urasoma ariko guhagarara. Uretse nta insome. Kuri paje ya 2 isomere. Isomere utaza kugira ngo ndasomana isomere. Okay. Aha harimo no gucungira. Buretse hafi. Ntago nyine wihagarara ku kito, bahagarara ku gadomo. Uhagarara ku kito. We Scovia. Aha harimo ikibazo kiri hano n'amasaku. Nyine iyo utagasomye uko ugomba kugasoma dushaka kubyumva nabi. Aha harimo ingamba zo guteza imbere uburinzi bw'ikirere cy'u Rwanda no gucungira hafi ibikorwa bya gisirikare byo mu kirere ku rundi ruhande, nyuma y'aho hagaragaye ko RDC yakoresheje drone zikorerwa mu Bushinwa zo mu bwoko bwa CH4 mu bitero byabaye muri 2023, ndetse akanabaho ibikorwa byo kuvogera ikirere cy'u Rwanda bikozwe n'indege z'intambara za Kongo. Ikibazo bashaka kubaza ni iki? Ku rundi ruhande nukuvuga hari uruhande rumwe rwo gukoresha amadrone, hari n'urundi ruhande rwo gukoresha indege. Harimo impande ebyiri. Ibyo byose ni birwanira mu kirako. Abatumva mwumvaga ari ku ruhande rw'ibikoresho cyane ku ruhande rw'u Rwanda no ku rwo hakurya? Oya ni ku ruhande rw'ibikoresho biri gukoreshwa ko n'ikirere cy'u Rwanda kirarinze. Hatazagira ubishye. Ariko abaturage badukurikiye umunsi nibumva ko mwageze naho mutanga itangazo. Ariko nako Rwanda dutanze itangazo. Bwana are nyihanganira nsoza igitekerezo cyane nusanga kidashinga ugisenya ariko cyasohotse. Okay. Niba u Rwanda rugezaho rwandika mu nyandiko ko rurinze ikirere cy'u Rwanda mu buryo bumwe cyangwa ubundi, bwose muri rusange, ubundi ritangazo risoma mu cyongereza wumva icyo abantu bavuga neza. Abo? Mu gitondo turisoma twumva icyongereza kirasemo. Mu cyongereza wumvise bivuga muke. Biravugitse neza, nta bintu birimo byo kujijinganya nk'uko nari nibeshye uruhande. Byo birabivuga neza. Numva ko nibeshye nyine. Yego. Nemeye ko nibeshye kuko ntabwo nabihakana kandi banyiri kwandika mu mpakanyije. Aha rero abaturage badukurikiye kumva ko u Rwanda rwagezaho rurinze ikirere rwakajije ingamba. Ntabwo bari bwumve ko bugarijwe. Oya, babyibazagaho. Nawe wari urimo. Nanjye ntuyino. Sibyo se nyine. Turugarijwe hano noneho ndimo ndibaza. Ikirere mwakiragiye cyane mukanabitumenyesha. Ntitwugarijwe. Ntabwo ikirere ari uyu munsi bakeregeye cyane, kuko ari uyu munsi bakeregeye cyane tuba twararangije gutsindwa kera. Mu Rwanira he? Nukuvuga ngo nukubabwira ngo buretse gato urahagaruka cyane kandi gutsindwa. Nukuvuga ngo icyo bishatse kuvuga nukuvuga ngo iyo abantu bigamba nkuko Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagiye ku mbuga imbere y'itangazamakuru mpuzamahanga akigamba ngo naguze drone bati zirasa atunga umunsi arasa mu Rwanda ntago mujye kwambuka umupaka nzaharasira Igoma, ati ziri headbet zose ziri hano hafi y'umupaka yabigoma yabibukavu, yavuze ko ziri hafi y'umupaka.
ati ibyo ni nyuma yaho indege z'igihugu cye z'intambara ziri mu Rwanda ubugira gatatu kugeza aho iya nyuma bayirasa ebyiri zikagenda. Ni ukuvuga ngo rero ibyo byose byabaye, wenda abanyarwanda bibazaga bati ubanza nta kintu u Rwanda rwakora mu birebana n'imirwanire mu kirere. Iyo bigeze rero abantu bigamba nkuko nakubwiye, iyo Perezida wa Repubulika avuze ikintu igihe yaba kivugiye cyose naho yaba kivugiye ntugomba kubitesha agaciro uvuga ngo wenda ngo abivuze kubera ko ari umukandida, abivuze kubera ko ashaka amajwi, ariko ni Perezida wa Repubulika wabivuze. Noneho mu itangazamakuru nawe warabivuzeho n'abandi babivuzeho bati drone zirimo zirarasa ahari kubera imirwano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bivuze ko bishimangiye ibyo Perezida wa Repubulika yigambye. Niba yaravuze ati nazanye drone zo kurasa abo turi kurwana ku butaka bwanjye ndetse tuzanarasa no mu Rwanda, ni iki kikubwira ko nyine ubwa kabiri nkuko yabivuze atazarasa mu Rwanda? Kuko ubwa mbere aho yavuze kurasa yaraharashe, mpamvu ati bazarashe, abandi bati zarashe, bazihanuye. Ibyo byose twese tugenda tubyumva kandi ntibabibeshyuza, ndetse ubanza hari naho babyemeza bati barigeze gukora ikiganiro cyangwa se muvuga ku basirikare cyangwa abarwanyi ba M23 barimo bakomanda baguye mu bitero bya drone. Bivuze ngo maneko yarapfuye. Bivuze ngo ibyo Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yavuze arimo arabishyira mu bikorwa. Niba yaravuze ko azarasa abantu mugeze ku gika cyangwa mubona rimwe mugezweho, niba yaravuze ni ukuvuga ko ntibigomba gukinishwa, u Rwanda ntirugomba kubijenjekera, niko byanditse. Noneho abanyarwanda nabo niba ubyibaza, n'abanyarwanda muri rusange abaturage b'u Rwanda nabo barabyibaza, ese noneho tujye mu byo mu kirere gusa, aho u Rwanda ruhagaze rute? Noneho barabibabwiye, ni guverinoma y'u Rwanda yabishyizeho umukono. Urakoze bwana Are, uti tuba twaratsinzwe, bagerageje kuba. Icyo nakubwiraga ni ukuvuga ngo ntago iyo mvuze ngo tuba twaratsinzwe ko hari intambara twarwanye tugatsindwa cyangwa abandi bagatsinda, ntago icyo nashaka kuvuga. Narakubwiye ko utangiye kwitegura kubera ko hari amagambo yavuzwe uba warangije gutsindwa. Nicyo nakubwiraga, ntago utegereza amagambo avugwa, yaba ari gukangata, yaba ari gukanga, yaba ari ukuri, ngo bari gutangira kwitegura. Utangiye kwitegura iki gihe uba watsinzwe. Nicyo nakubwiraga. Aha, itangazo ryasohowe na guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku wa 17 Gashyantare 2024 ryirengagiza nkana ibimenyetso bigaragara byose kandi rikavuguruzanya mu buryo bwose na gahunda yari yaratangijwe n'ibiro bya Amerika by'ubutasi mu Gushyingo 2023. Yari yatanze umurongo mwiza wo guhosha amakimbirane. U Rwanda ruzasaba ibisobanuro guverinoma ya US nyine kugira ngo hamenyekane neza niba ririya tangazo risobanuye ukwisubiraho ku murongo w'igihugu cyari gifite cyangwa se ari ukuba inzego zitarahanye amakuru nk'uko bikwiye. Yego. Icyambere hano mbaza ntarajya ku cy'ingenzi muri iki gika, inzego zitahanye amakuru nizi u Rwanda na Amerika. Reka izi nzego banza no mu Cyongereza mwabyumvise nabi, ejo musubiramo ikiganiro. Dufite inzego ntabwo dusubira oya murasubira munorezo ntabwo dusubiramo siko mwamakoze kosa nimwe kosa ntabwo dusubira muremeza utese kari amakosa. Reka mbikosorera hano, nta makosa twakoze. Reka mbikubwire se mbikosore. Yes, wenda nusanga nabikosoye ko bikwiye uragenda ubisubiremo. Ejo mundi twumvise ambasaderi w'Abanyamerika Kinshasa ibyo yavuze n'urwego yavuze ngwiki buretse gato twumva ibyo sinzi nabari umuvugizi cyangwa uwavugiraga ibyo byo guverinoma y'Abanyamerika ibyo yavuze kakantu gusome mu kanya, sibyo bihabanye n'ibyo urwego rw'ubutasi n'urukuriye baje gukora hano mu Rwanda, muri Kongo, hagati y'ibihugu byombi nk'umuhuza. Kuko ibyo bamwe bavuga bitandukanye n'ibyo abandi bari gukora, ari nayo mpamvu u Rwanda ravuze ati tuzabaza uko kwivuguruzanya kuri guturuka he, uko kwirengagiza ibimenyetso mu tuba twaganiriyeho kuri guturuka he. Ese mwahinduye umurongo cyangwa koko nuko inzego zitavuganye n'izo nzego zivugwa? Izi z'Abanyamerika, iz'ubutasi, ambasade n'undi wavugiye kuko birimo gucanganyikisha yaba ari Abanyarwanda ubwabo babyumva, yaba na guverinoma y'u Rwanda ubwayo iri muri kuganira n'abo ngabo baturutse muri Amerika. Uraganira n'abantu bamwe, hari ikintu cyanakuzanye hano
kimwe mu byaganiriweho n'izo nzego izo nzego z'ubutasi ari umuhuza bati nyamuneka mwa bihugu mwe byombi nimugabanye ingabo ku mupaka kuba Amerika ibihindutse hano ikavuga icyo suko mwanze gukuraho buretse gato ni nayo mpamvu u Rwanda rudede rukoma karuru ruvuga ngo dufashe ibyemezo ibi n'ibi rurandika ngo tuzabaza tubanze dusobanukirwa uko bimeze kuko wenda bahinduye umurongo nkuko bivuze ngo kuba Amerika iza gute itwihindukiranye uko mwanze gukura ingabo ku mupaka cyo yabasabaga reka rero kwihuta kuko ubushize warampakaniye ngo ntizahava nta nubwo zahavuye reka rero kwihuta ubwo ngo bishobora kuba mwanazongereye niba ari ngombwa bazanazongera niba ngombwa bazanize kubakane niba na ngombwa ingabo z'u Rwanda zo zizaza zijya hariya icyo nari bukigereho buretse reka tubirangize rero niyo mpamvu nkubwira nti ni inzego zivugwa z'abanyamerika ko tubona mutanga ibimenyetso bivuguruzanya kandi cyiza nkuko guverinoma y'u Rwanda ivuze iti nzabaza uraza no kugera ku kindi gika nacyo gikurikiyeho ntabibonye urimo uragenda ku murongo urasanga naho harimo imvugo zahindutse nabwo zihinduwe nande n'abanyamerika ubwabo ariko ni ukavuga uti nzababaza kuko ni igihugu cy'inshuti ni igihugu kitubera umuhuza bibaye ngombwa bite ko muri kuvuga none imvugo zitandukanye mudusobanurire tumenye aho muhagaze u Rwanda rumenye uko rwitwara. Leta ya Amerika mu kuboza 2021 niyo yashyize FDLR yari izwi nka Arire intera hamwe Exfar ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba nyuma yaho uyu mutwe wiciye ukanafata ku ngufu ba mukerarugendo 8 abadukurikirana ngira ngo iyo nkuru murayibuka hashize imyaka ariko yarabaye barimo abanyamerika 2 mu gace ka Bwindi muri Uganda kwirengagiza ibyo ugafata umutwe w'abajenosideri wa FDLR nk'umutwe usanzwe witwajwe intwaro aha ndagira ngo mudufashe kumva naho ngaho navugaga nyine mu kindi gika Amerika yaje gufata FDLR nk'umutwe usanzwe gute siko ariko ayo magambo bakoresha si uyu munsi uragiye umaze no neza kubisobanura ufashe umutwe runaka mu nyandiko zo muri 2001 hari inyandiko yakozwe na guverinoma y'Amerika ifata imitwe itandukanye yemeje ko yitwara yiterabwoba mu bihugu bitandukanye ntago ari mu Rwanda gusa ntago ari muri Kongo gusa no hirya no hino ariko umwe muri bo uyu nguyu wa Arire waje guhinduka FDLR bawushyize kuri urwo rutonde ubaye umutwe witerabwoba uzi ingaruka bigira umutwe witerabwoba niyo warwana ufite ikirwanira baravuga ati ntago tuvugana n'abantu bakora ibikorwa by'iterabwoba ari nayo mpamvu ngarutse inyuma gatoya kuri amasezerano ya Rwanda yategetse guverinoma ya Kongo kuganira n'imitwe y'abanyekongo irwanira ku butaka bwa Kongo igera n'ikitegeka kubirebana n'imitwe y'abanyamahanga iri ku butaka bwa Kongo iyo ushaka kutaganira n'umwe muri iyo mitwe ni nako guverinoma ya Kongo ufata umwe ukawita uwiterabwoba iyo uwiterabwoba ubanye n'impamvu zo kuvuga ko utaza mu biganiro ubwo mfunzo dukubo noneho rero abanyamerika ubwabo bifatiye umutwe bawise uwiterabwoba muri iyi minsi nta hantu wumva bavuga umutwe runaka bisiterabwoba kukiri umutwe w'iterabwoba mu magambo bakoresha bavuga yuko ari umutwe usanzwe witwaje intwaro aho ngaho naho guverinoma y'u Rwanda izabibabaza ese ko duheruka mujya kubashyira ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba mukabyandika haba hari indi nyandiko tutamenye ibavanaho babakuyeho se iyo wahinduye izina ryabo mu Kinyarwanda kirekana mu Cyongereza mwasomye bitumvikana umutwe w'abateroriste n'umutwe umutwe w'iterabwoba mu Kinyarwanda n'umutwe usanzwe bifite importance yabyo bifite icyo bisobanuye n'umutwe niyo warivanaho umutwe witwaje intwaro n'umutwe w'iterabwoba ntaho bihuriye nineho usanzwe nuvuga ngo usanzwe wo twanaganira usanzwe wo twanakorana noneho no kuvuga ko raporo nabo ubwabo bivugiye ese iyo muri cya kiganiro nakubwiye wa mutwe twaganiriyeho muri cya gice iyo babwira guverinoma ya Kongo ngo
nyabuneka reka gukomeza gufatanya na FDLR mu byo mukora bya gisirikare. Baba yibwira ngo reka gufatanya na FDLR nk'umutwe w'iterabwoba. Tuzi neza uko abanyamerika bafata ikitwa icyari cyose umutwe w'iterabwoba. Baremeza yuko FDLR ikorana na guverinoma ya Congo, bari mu gisirikare kugeza muri garde présidentielle, mu barinda umukuru w'igihugu. Ese Amerika noneho iremera yuko guverinoma yibivuga gutyo, ibivuga yuko guverinoma ya Congo ifatanyije n'umutwe w'iterabwoba. Ibyo nabyo u Rwanda rwavuze ati tuzayibabaza bisobanuke neza, kuko haraho mu byivugira namwe, hari raporo zitandukanye tureke ibyo u Rwanda zibivuga. Ejo bundi hari ministre w'ububanyi n'amahanga niba wakurikiye mu gihugu cy'inshuti mu Bubiligi, nawe yarabivuze abishyira kuri TikTok ati guverinoma ya Congo turasaba, ntabwo yaciye ku ruhande, ntabwo yavuze ngo kudakorana n'imitwe imwe, turabasaba kudakomeza gukorana na FDLR. Ubu ni umuministre w'ububanyi n'amahanga. Abanyamerika babisubiyemo muri ya nyandiko twavuze. Ese baba bavuga bati turabasaba kudakomeza gukorana n'umutwe w'iterabwoba? Kuko niba bavuga gusa ngo turabasaba kudakorana n'uyu mutwe, ntibabyongereho, bari barigeze kwita w'iterabwoba. Uyu munsi bagize umutwe usanzwe, kuko umutwe usanzwe wari wose wakorana na guverinoma. Noneho menya impamvu y'inyandiko yanyu ingana iki, impapuro nyinshi. Ni iyihe? Nuko Amerika isa nkaho yagize abatagatifu FDLR. Mu byo umaze gusoma, sibyo? Icy'ingenzi kirimo ni ukuvuga uko byagenze, hari ukuvuguruzanya, hari ukwirengagiza, hari uguhindura imvugo, ariko icy'ingenzi kirimo ni ukuvuga ngo tuzabibaza badusobanurire neza. Ntacyo tubashinja kuko waravuze ngo batagatifuje, ntago ari byo twavuze, kuko ejo bashobora kuguha ikindi gisubizo. Icy'ingenzi ni uko byagaragajwe kandi bizabazwa, nta ugiye kuba tangira umwanzuro. Nawe uravuze uti babatagatifuje, wakavuze uti ndabona basa n'abatagatifuza, reka tuzumva aho ubwo mwavuze ngo muzabaza, ahubwo ni mubaza muzatubwire ko mwabajije, niba nabasubiza bazababwire, muzatubwire icyo badusubije, kuko ibi bintu birerera n'abanyarwanda. Naho ubwo bamenye nkuko nabivuze, muhagaze he ku byo mwari musanzwe muvuga cyangwa mukora, tumenye uko natwe twitwara. Yego, dushoje ngira ngo iri tangazo hari byinshi twibazaga, ariko bimwe mu byo mushubije, ubwo abadukurikira bakora comments mu buryo bwabo bafite ibyo bibaza cyangwa abantu bagakomeza kuziganiriramo. Haramutse hari ibyo dusanze by'ingenzi twazongera gusaba uburyo bwo kugira ngo mutwemerere tuze tubivugeho. Nta kibazo. Aha ndagira ngo noneho mutubwire, nubwo kitari muri iri tangazo, ihuriro hari birimo kubera muri Congo, ndagira ngo maze iminsi mbyibaza, ariko rajya mudufashe kubihuza. SADC irakorana na FRDC, igisirikare cya Congo. Yego. MONUSCO mwijwi nakurikiye ku kinyamakuru mpuzamahanga uwitwa Jean Pierre Croix, niba ndisomye neza, ni umunyamabanga mukuru wa Loni ushinzwe ibikorwa by'amahoro by'umwihariko muri Congo. Ni umwanya wifuza gukoresha, yego, niyo ntuza ye afite. Yavuze ko MONUSCO izaha ibikoresho ingabo za leta ya Congo. Itangazo umwandikiye Loni, namwe musaba ko bihagarara. Oya, ntabwo yavuze ko azasaba ko bitangwa. Kandi kugira ngo byumvikane neza, ni ukuvuga ngo ONU, umuryango w'abibumbye, wafashe resolution cyangwa icyemezo cyuko wo ubwawo cyangwa se binyuze, reka tujye muri Congo kugira ngo bite bisobanuka neza, binyuze muri MONUSCO. ONU cyangwa MONUSCO, yo MONUSCO ikoze ni ONU biri gukora, ibyo turabivuganaho, bashobora gufasha ingabo z'akarere ziri hariya mu bikorwa byazo. Ibyo ngibyo ni resolution ya ONU, n'u Rwanda rurabyemera 100%, nta kibazo biteye. Nkuko bashoboraga gufasha za ngabo za East Africa zari zari, ariko zarahavuye. Noneho aravuga ati, yuzuko ko yari avuye no mu ruzinduko, ati nzasaba ko icyo cyemezo cyafashwe n'umuryango w'abibumbye twese twemera gishyirwa mu bikorwa. Mu magambo makeya arezimye nuko nguko bimeze. Nari ntararangiza guhuza, nagira ngo humvikanaho neza. Nari narangiza guhuza kuruwa n'ikibazo kiri muri Congo uyu munsi.
umuvugizi w'ingabo za Kongo mu burasirazuba niba ari general cyangwa colonel sinze kugabanya ranka ye anyihanganire Kayiko yavuze ko muri iyi ntambara MONUSCO irimo kubafasha. Yego. M23 mu minsi yari banjije iyo mvugo ya General Kayiko, Bwana Lawrence Kanyuka uvugira M23 mu bya politiki yari yavuze ko drone ya MONUSCO ari yizigafata amashusho n'amakuru igashyira FARDC karasa. Urumva ko Patrick ndagira ngo nkomeze mpuzi izi nkuru zanjye. Zuzi byo umusirikare yavuze. Patrick Muyaya nk'umuvugizi wa guverinoma kana minisitiri w'itumanaho nawe akomeza avuga ko izi ngabo za MONUSCO bari kumwe muri iki kibazo cya muri iyi ntambara. Yego. Noneho nge nsigara nibaza niba barimo muraza kubana mute n'ibihugu biri muri SADC, mubane mute n'abasirikare na MONUSCO cyangwa na RONI, mugirimo gukorana na FARDC mwatubwiye ko ikorana na FDLR kugeza mu ofisi ya perezida, murabana mute? Niyo mpamvu u Rwanda rugomba kubicisha mu nzego zibifitiye ubu bushobozi n'ububasha. Ibyo ni nakubwiraga ko utagomba kugenda muri buri nama yari yose y'umupira y'ibidukikije y'amashyamba uvuga u Rwanda. Niyo mpamvu u Rwanda rwandikiye akanama gashinzwe umutekano ku isi kababwira bati nibyo koko hari icyemezo umuryango w'abibumbye wafashe, hari resolution umuryango w'abibumbye wafashe kandi turayemera yuko umuryango w'abibumbye cyangwa se binyuze muri institution zazo zitandukanye nk'iya MONUSCO iri hariya bafasha umutwe wa SADC. Ariko nyabuneka dore impamvu twege tubona ibyo ngibyo bitashoboka, kuko umuryango w'abibumbye ntago ufata uruhande, umuryango w'abibumbye ntabwo ubogama. Ingabo za SADC mugiye gufasha ntitujye ku ruhande tuvuga ibigiye kuba cyangwa se mufasha, zije gukora iki? Zarabyivugiye n'umuzi zirabivuga, zije hari n'umunyamakuru mugenzi wavuye hano yongeraho kandi ndakakubwira ubwo uzacekinga umbwire niba ariko kuko nge ntako numvise, zije kurwana na M23. Byavuzwe n'umukomanda w'ingabo z'abatanzania. Nubwo nawe warabyumvise ako kwana nanjye muzakanyohereze nkumve none nzajye mbisubiramo ko nanjye nabyumviye, kandi ngo nibarangiza bazakurikiraho undi mwanzi ngo bataravuga. Niba rero ingabo u Rwanda kavuga niba abantu baje biyemeje ko bagiye kurwana na kanaka, uravuga ruti ko muri uwo mutwe ari umutwe w'abanyekongo n'abanyekongo barwana, ko tuzi neza uyu munsi ko hari imitwe irenze 200-260, kuki muhita mu mutwe umwe? Ibyo nukubogama. None bati hari bafatanyije n'abamercenaires bo babita ba expert izo ngabo za Kongo. Ibyo ntago byemewe. Ingabo z'umuryango w'abibumbye zifasha izindi ngabo zifatanyije n'abamercenaires, bafatanyije na twabivuze na FDLR, bafatanyije na Wazalendo, bafatanyije n'ingabo z'u Burundi. Aho hose bavuga ati abangaba bose icyo biyemeje niki no kurwana n'umwe mu mitwe irwanira muri Kongo. Icyo barakigaragaje. Icya kabiri, hari ibikorwa byo kurimbura abantu, byo kwica abantu bazira ubwoko bwabo. Ibyo bikorwa byavuzwe n'aba expert banyu mwebwe umuryango w'abibumbye. Ibyo bikorwa byavuzwe n'umujyanama wihariye umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye muri raporo ebyiri zitandukanye, avuga ati hari ahantu hari kubera ibikorwa muri Kongo Ituri na bireba abitwa ngo ni abahema n'abanyamurenge. Ni witwa Alice Nderitu. Niba mutagize icyo mukora, sibyo? Ibintu bishobora kuzavamo genocide cyangwa ibyaha by'intambara cyangwa ibyaha byibasiye ku muntu. Ni gute ONU ibinyujije mu mutwe wawo ijya gufasha abantu bari mu bikorwa nk'ibyo? Binavugwa n'aba expert banyu ba ONU, binavugwa n'umukozi wanyu ubishinzwe wa ONU. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu, dufite guverinoma ebyiri zirimo ya Kongo n'iyu Burundi. Kumugaragara abakuru babo bahamagariye kuvana ubutegetsi mu Rwanda.
ni gute ibyo bihugu byishyize hamwe birimo birarwana n'uyo mitwe n'uwo mutwe, ariko hari undi uza uvuga ngo nitumara gutsinda uwo mutwe hari undi mwanzi, ntibaravuga uwo ari we, nizere yuko ku kantu muzakama nanjye nkakumva. Noneho abo bakuru b'ibihugu tuvuze uw'u Burundi n'uwa RDC bo baravuga ko bazakuraho ubuyobozi buri mu Rwanda bakabuhirika cyangwa se bakafasha uwo ari we wese. Ni gute icyo ni cya gatatu, ni gute ingabo zawe ni zijya gufatanya n'abantu bavuga gutyo murebera mukicecekera? Hanyuma barakomeza baravuga bati rero biraza kugaruka no kuri bya ndi twaze tuvuga, mwebwe muryango mpuzamahanga mwirengagije imvo n'imvano amavu n'amavuko y'iki kibazo nk'uko guverinoma ya Kongo ikirengagiza. Nigeze kubikomoza, ntabwo nzi kuza kugaruka kuri ibi ngibi byo mu muryango w'abibumbye, aho nakubwiye nti mwari mwumva guverinoma ya Kongo ihaguruka ikavuga ngo aba bantu basaba iki, aba banyekongo basaba iki. Wibuka ko babandira kubekana ko atari abanyekongo, ariko nyuma bazagusanga birabagonga babigarukaho. Mwese nta numwe uvuga kucyo basaba, mwirengagiza ibyo basaba aho kugira ngo muvuge muti nibo bananiranye. Hanyuma hari ikibazo cy'impunzi, u Rwanda rurakibutsa, byanditse mu masezerano ya Rwanda. Bari hano, ese abantu bazi yuko impunzi ziri hano arizo nkeya kuziri muri Uganda n'iziri muri Kenya? Ibyo ngibyo nabyo babimenye. Turavuga mu bantu mu 100,000, ibaze niba 100,000 ari bake ku bari muri Uganda, ari bake bari ku bari muri Kenya. Ibyo nabyo u Rwanda rurabyibutsa. Ariko nkuko nigeze kubivuga ahangaho, hari naho nigeze kugushimira, uravuga ngo nanjye kuguha ruswa nta kibazo, ngo narabihinduye. Abantu abenshi baragenda bakibanda ku kambere gusa ngo Rwanda rwavugiye M23, ariko nkoritse ibintu nibura 4-5, noneho aho basoreje baravuga bati ibi ni bigaragaza yuko turi gusohoka mu nzira yo gushakira iki kibazo amahoro, turi iyo nzira twayivuyemo. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, turi mu nzira ya confrontation yo guhangana bishingiye ku moko, turi mu nzira iganisha ku ntambara y'akarere. Nubwo deja hari ingabo z'akarere ze kurwanira ku butaka bwa Kongo, kuko hari ingabo zitandukanye z'ibihugu bitandukanye nibura 4 cyangwa 5 zifite umutwe zirwanya, ejo nta cyavuga yuko bitana kwambuka no bikinjira no mu bindi bihugu bitandukanye. Rumaze gusobanura ibyo bintu byose, ravuga ati turasaba yuko rero uwo mwanzuro n'ubundi natwe twemera, niba ari muri ubwo buryo mugiye kukoresha ibyo bintu bitakorwa. Ndagira ngo muri tusoza ikiganiro utubwire niba muri iki kibazo mufite aho Ubufaransa bugaragara. Abo bugaragara gute? Nta Ubufaransa bugaragara, nubwo uwabivuze uyu ngo turamufata nk'umukozi mukuru kuko yungirije umunyamanga mukuru wa ONU n'umufaransa, ariko ntago ari mu rwego rw'Ubufaransa yabivuze mu rwego rw'umuryango w'abibumbye. Uyu uvuga reka tumubwira abantu Jean Pierre wa ni muvuga nabi izina rye baze kunyihanganira. Mbere mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi na nyuma yayo, Jean Pierre Croix yari umujyanama mu biro bya minisitiri w'intebe w'Ubufaransa Edouard nyine, akaba no mu byegera bya perezida François Mitterrand. Byari bifite umukoro wo gufasha ubutegetsi bwa Habyarimana mu kurwanya RPF inkotanyi, gutegura no gushyira mu bikorwa jenoside. Yego, ariko aho ngaho nibyo nkubwiye, ugize neza no kubisoma, ugize neza no kubibaza. Ndacyazana ikindi gika. Uyu kandi hari raporo nyine ivugwa yerekanye ko uruhare rw'Ubufaransa muri jenoside bya bindi byose. Jean Pierre Croix numwe mu bateguye ikiswe operation cyangwa operation nyine operation Turquoise, cyari kigamije gufasha abajenosideri kurangiza neza umugambi wabo no kubahungisha mwituze ngo ingabo za RPF inkotanyi zitabafatiye mu cyuho, gutorokesha leta y'abatabazi byagezweho, ndetse aho abajenosideri yabagejeje muri Zaire ku mahoro nyine. Jean Pierre Croix yanabagenze bakomeje no kubaba hafi, anatorokesha leta y'abatabazi. Gituma nabaza nashatse iki gika nkagerageza kucyegeranya tuvuga kuri Jean Pierre Croix. Uyu munsi ni urimo gusaba ko hari ibyo agiye gusaba, ni umuyobozi wungirije, niwe mwandikiye muvuga ibi. Ndimo ndibaza ubushuti bwa Jean Pierre Croix
na fari yatsinzwe ikagenda ihindura amazina uyu munsi ikaba igeze kuri zone ya FDLR. Uyu mubano wabo nabo niba bimvuze ariko kuri, niba ariko kuri, ntabwo biri bwongera ikibazo kuba umuyobozi wungirije kuri uru rwego ari inshuti yabo mwebwe mushaka ko baba ikibazo na leta zunze ubumwe za Amerika bikekwa ko bahinduriye izina. Oya, ariko ahangaho nkuze yuko nkuko uvuze uti niba ariko kuri, kuko genda baza niba ariko kuri iyo raporo cyangwa se iyo nyandiko dusomeye ntago tuzi aho yaturutse, ntago tuzi uwayanditse, sibyo? Iki ni kimwe. Urumva biragoye guhita uvuga ngo urabihuza iki n'iki n'iki. Icya kabiri tuvuga ko ari nabyo koko byabaye ari umukozi wa guverinoma y'Ubufaransa, yego, afite abo ari gukorera, no kuvuga ministre w'intebe, perezida wa repubulika bavuze perezida ni Mitterrand cyangwa Edouard Balladur wari ministre w'intebe. Ntabwo ushobora kubihuza uyu munsi n'inshingano afite izihe mu muryango w'abibumbye. Uyu munsi ntabwo tumureba nk'umufaransa, turamureba nk'umukozi w'umuryango w'abibumbye, kandi ntekereza yuko kugira ngo azazamuke agere kuri uwo mwanya kungiriza umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye, baba baragenzuye, barakoze iperereza rihagije uyu muntu bagiye guha akazi kuri uyu mwanya. Ndumva n'amazeho n'igihe ninde niba rero babona yuko akazi yigeze gukora kera kabangamira akazi akora uyu munsi, ndetse bakanamuha wavuze ko ari we, bavuga ko ari ukuriye ibibera hano muri kano karere. Urumva yuko babanje kugenzura. Numva yuko ibyakabaye byiza abantu birinze kuba bahuza ibyo yakoraga nk'umukozi w'Ubufaransa, kuko nubihuza nk'ibyo yakoraga n'umukozi w'Ubufaransa mukanya uratangira umbaze ngo se ubu ngubu ntago bari buza kugira ingaruka ku mubano w'u Rwanda n'Ubufaransa. Aho ngo twadutandukiriye turimo turavuga umuryango w'abibumbye ni nawe washyikirijwe inyandiko, niwe ministre w'ububanyi n'amahanga yashyikirije inyandiko, ntago yayishyikirije Umufaransa, yayishyikirije umuryango w'abibumbye avuga iby'umukozi wabo avuyemo biri mu nshingano ze, n'ibyo ashobora gusaba bishingiye ku cyemezo twese twemera cy'umuryango w'abibumbye, akavuga u Rwanda rukagaragaza impamvu icyo cyemezo, niba izo ntenge u Rwanda rugaragaza ariko zimeze, kitari gikwiye gushyirwa mu bikorwa. Ariko niba nta kibazo gihari bakabisuzuma akavuga ati nta kibazo gihari, icyo cyemezo kizashyirwa mu bikorwa ko n'ubundi u Rwanda rwarabisinye rwemera iyo resolution. Dutandukanye n'umukozi w'umuryango w'abibumbye n'Umufaransa cyangwa se n'ibyigeze gukora kera muri guverinoma y'Abafaransa. Aha ndagira ngo dusoreze ku cyo wigeze kuvuga uti bibaye ngombwa n'ingabo zavaho ziri hose. Ntabwo turi bure kukibazaho mu gihe murimo kuvuga ko mu kazi ingamba mu kirere no ku butaka kurinda u Rwanda, mufite ingabo z'u Rwanda mwohereje mu bindi. Nyine so bonye bazihamagaje. Ndabaza niba mukomeje kugarizwa muri buzihamagaje. Na perezida wa repubulika yarabivuze, nanjye mbisubiremo mbikubwire, u Rwanda ruzakora ibishoboka byose, nta n'uwo ruzasaba uruhushya kugira ngo rurinde umutekano w'Abanyarwanda n'iki gihugu nibibona igihe cyagize cyo kubikora. Ntago rero wajya kurinda umutekano w'ahandi ukanabigiriramo success cyangwa se ukabigiriramo intsinzi, kuko aho bari barawugaruye nta ubihakana, haba muri Central Africa, haba muri Mozambique, haba n'ahandi. Icyo gihe baracyariyo, niba bibaye ngombwa ko banagaruka kubungabunga uwiwabo, ubuze urumva hari visa basaba se. Ariko nta nubwo ibyo ngibyo, nta nubwo birageza ngo nta nurabitekereza. Ariko nibyo nkubwiye nti aho baba bari hose bibaye ngombwa baza bakaza kurinda. Niba rero bitaragera aho ngaho, Abanyarwanda nyine ni baryame batuze, bakomeze gahunda, ariko banamenye ibivugwa, banamenye ibikorwa hakurya n'icyo guverinoma yabo ibivugaho n'ikibikoraho. Turagushimiye. Murakoze cyane. Reka tubashimire inshuti bakunzi mwadukurikiye, dushimire na bwana Ale Mukurarinda n'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda wungirije wadusubizaga bimwe mu bibazo twibazaga ku itangazo n'imvugo zimaze iminsi zivugwa. Reka rero tubashimire mu mwabanye natwe, kandi mukomeze gukurikira ibiganiro byacu bitandukanye, tuzakomeza gukurikirana uko bizagenda. Muri iki gika kiri tangazo ryabo hari aho bavuga ko bagomba kubaza leta zunze ubumwe za Amerika icyabaye kugira ngo icyari FDLR umutwe w'iterabwoba uyu munsi uhindurirwe izina nk'uko babikeka cyangwa babibonye, bavuga ko bagiye kubaza ngo babone ibisobanuro. Ibyo bisobanuro nibiboneka leta y'u Rwanda ikemera kubitangaza, natwe tuzabibagezaho. Ndabashimiye.